Yego nguhaye ikaze hano kuri NGS Empire. Iyi ni video ngiye kukugezaho uburyo ushobora kudownloadinga icyangombwa cyawe cy'ubutaka cyangwa se uburyo ushobora kwibikira muri telefone icyangombwa cyawe cy'ubutaka yaba muri mudasobwa. Ikintu ngusaba nuko ugomba gukurikirana iyi video ijambo kurindi kintu cyose tuvugira hano, nuhite wihutisha video utumvishe ibyo ndi kuvuga ahangaha, kuko ni hahandi ugera hagati uri gukora nk'ibintu ugasanga birimwe na rimwe biranze kandi hari ibintu watarutse by'ingenzi twavuze hano. Rero ni ngombwa kumanza ugakurikirana ibyo tuvuga hano, kuko nabyo biba ari ingenzi kandi bikaba ari ibintu bishobora kuba cyangwa se biri bukuyobore mu bintu ugiye gukora. So uyu munsi rero murabizi abarebye video yacu ya mbere YouTube yaje kuyikuraho kubera ko muraza no kutwihanganira, kubera ko muri video yacu hari ukuntu twagiye duhisha cyane ku buryo nta n'ikintu kigaragaramo cyane, ariko ndabayobora neza. Video yacu twakoze bwa mbere yamaze kugera mu kurebwa n'abantu barenga 8,000, ariko YouTube iza kuyikuraho kubera ko hari ahantu twagiye tugaragaza ugasanga nka nimero ya telefone y'umuntu turi gukoresha tubigisha yagaragaye, baza kuyisiba. Iyi rero ni indi video twabakoreye ibisobanura neza kandi nabigaragaza, ikwigisha uburyo ushobora kwidownloadingira icyangombwa cyawe cy'ubutaka cyangwa se ushobora kubonamo icyangombwa cyawe cy'ubutaka. Murabizi uko bitakiri ngombwa kuvuga ngo uzajya ku murenge gushaka noteri, gushaka ushinzwe ubutaka ngo aguhe icyangombwa cy'ubutaka, ngo akurebere icyangombwa cyawe niba cyarasohotse. Nawe ushobora kubyikorera ukoresheje telefone yawe cyangwa se ukoresheje computer kuba zifite, ariko ndabizi ko benshi mufite smartphone. Iyo ariyo yose ipfa kuba ifite internet, birakunda. Nibyo ngira ngo nze kukwigisha muri iyi video. Ikindi mwibutsa gufungura account kuri urubuga rw'ubutaka kugira ngo ubashe kubonaho icyangombwa. Nuko ugomba kuba ufite cyambere, nuko uba ufite indangamuntu cyangwa se ko udafite indangamuntu ukaba ufite passport. Ikindi ukaba ufite nimero ya telefone ihuje n'indangamuntu yawe. Ahangaha ngaruka ku kibazo cy'abantu usanga wenda urugero wenda nk'umubyeyi wakeneye igipapuro cy'ubutaka, ni kwa kundi wenda nk'ababyeyi bamwe na bamwe usanga nta telefone bagira cyangwa se nta nimero za telefone bagira, akavuga ngo se nimugera ha telefone mushyiremo iyanjye. Gushyiramo nimero ya telefone idahuje n'indangamuntu yawe ntibikunda. Kandi buri muntu hano kuri urubuga rw'ubutaka ntawe ushobora gukuriramo icyangombwa undi akoresheje konte ye. Buri muntu agiraho konte ye, buri muntu afunguraho konte ye. Iyo ukeneye icyangombwa nuko umanza kumufungurira konte kugira ngo ubashe kuba wamusoreramo icyangombwa, kugira ngo ubashe kuba wenda wadownloading icyangombwa. Tubwe ni umubyeyi wawe akeneye icyangombwa, nuko nawe agomba gucreatingaho cyangwa se gufunguraho konte. Rero ngira ngo ibyo birasobanutse. Kandi wenda hari abantu benshi bagira ikibazo cya nimero za telefone. Iyo ari bishoboka umuntu ugura nimero ya telefone ako kanya ishobora kuba yahita ikoreshwa. Akimara kuyigura si ngombwa ko ngo hari ahantu wenda bazajya kuyandika ngo babihuze, oya. Iyo atayifite arayigura direct ako kanya bita byo byihuza, wowe ukayona no ukaza kujyamo aho bibaye ngombwa ikenewe, kuko hari OTP cyangwa se amagambo akoreshwa bakunda kuyoherezaho kugira ngo nyine barebe kuko niba ari wowe uri kwinjiramo. Ikindi wenda hari abantu bagira ikibazo ukaba uwo muntu utabona ukubona nimero ya telefone cyangwa se wenda bikaba bitoroshye bitakunda, ushobora kwifashisha ushinzwe ubutaka mu murenge yagufasha, cyangwa se ukanatwandikira natwe kuri izo nimero tukakurangira uburyo wabigenza ukaba mwabona icyo cyangombwa. Yes, rero icyo ngusaba ni ugukurikirana video yose, aho ugize ikibazo ukandika muri comment cyangwa se ukatwandikira kuri izo nimero turagufasha ikibazo cyose waba ufite. Nge ndingira umwami Samuel, aha ni kuri NGS Empire. Kora subscribe niba ari ubwa mbere tubanye. Tuguhaye ikaze. Yes, uhituza rero muri telefone yawe ukajya aho usanzwe usacingira ibintu kuri internet. Ndabizi ko abantu benshi turi gukoresha telefone za Veni. Twigire muri Chrome cyangwa se muri Google, urandikamo aya magambo ngiye kukubwira, urandikamo urubuga amakuru akadomo
randiz.rwa. Dore abatazi uko byandikwa nguko uko byandikwa, ni ibintu biba byoroshye cyane. Noneho wowe ugakora ugasacinga bisanzwe, ugategereza ko bakugeza ku rubuga rw'ubutaka, ugategereza bitewe na connection ya internet. Nkwibutsa gukanda subscribe niba ari ubwa mbere kugira ngo ujye ubona video nyinshi. Ukanda hari utudomo dutatu niho uhita uturongo dutatu ugahita umanuka hari hasi handitse ngo iyandikishe. Ku muntu ugiye guhanga konti, iyandikishe hariya niho uhita ukora, maze bakakwereka amategeko n'amabwiriza agenga uru rubuga. Iyo ufite umwanya urayasoma ndetse ukanayemeza, ukavuga ko uyemeye, ukabona gukomeza, kuko ntabwo bakwemera gukomeza utayemeze. So then turagenda dukirike hariya hantu handitse ngo iyandikishe, kugira ngo twiyandikishe twuzuzemo ibisabwa nyine tubashe kuba twahanga konti. Dore ngaho ya mategeko n'amabwiriza batubwira. Iyo ufite umwanya nyine urabisoma, ukumva ibyo ari byo, ukumva ibyo bakubwira, ukamanuka hasi ukareba ahantu handitse ngo nemeje amategeko n'amabwiriza agenga uru rubuga, then ugakanda gukomeza. Dore ngaho nemeje ayo mategeko, ukajya kubikurikira. Yes, ahangaha rero uhitamo hari hambere, uhitamo ubwoko bw'indangamuntu. Ubwa kabiri kabiri ukayandika hari email, urahirengagiza ugakanda gukomeza, tugahita tugenda. Yes, nibyo tugiye gukora. Hari uhita mu bwoko bw'indangamuntu yawe, indangamuntu. Yes, ukayishyiramo. Baguhitishamo ubwoko bw'indangamuntu. Hari abafite passport bayishyiramo, cyangwa se yaba ari indangamuntu yawe isanzwe, akaba ari uhitamo nyine abari mu tuntu tubiri, ugahita unayandika. Hari email rero kenshi ntabwo aba ari ngombwa kuhakoresha, urahirengagiza udafite email. Rimwe na rimwe hari ukuntu usanga byivanga. So iyo tumaze rero bahita batwereka imyirondoro yacu, amakuru yawe bwite iki. Urabona hano handitse hitamo ubwenegihugu, hitamo u Rwanda, barimo ibihugu byinshi. Hari ugashyiramo, urabona handitse andika nimero ya telefone yawe, ukandikamo hepfo andika ijambo ry'ibanga. Bakanakugeza n'ahandi hepfo handitse ngo kwemeza ijambo ry'ibanga. Yes, kandi ijambo ry'ibanga twibuke ko ari inyuguti, imibare ndetse n'ibimenyetso dukoresha. Wenda ushobora kwandika izina ryawe ugashyiraho wenda rimwe, ukaza gushyiramo wenda n'akabazo cyangwa se arobase cyangwa se agatangaro, kugira ngo nyine ukore ijambo ry'ibanga rikomeye ribasha kukwemerera kwinjiramo. Ndetse wamara kubikora ibyo ngibyo ugakanda handitse gukomeza, ohereza. Ni ohereza, ntabwo ari gukomeza. Ukanda handitse ohereza. Umaze kubikora neza, ya nimero ya telefone ibaruye ku ndangamuntu wamaze kuyishyiramo neza, uhita ukora aho ngaho nyine handitse kohereza n'ijambo ry'ibanga. Urishyiramo inshuro ebyiri, so wabonye aho kuryandika hambere na kabiri kuryemeza. Nibyo turi gukora kugira ngo tuyoborane step by step, ntihagire umuntu uza gutakara. Umuntu ugira ikibazo yandike muri comment, kandi wibuka gukanda subscribe. Iyi video ni y'agaciro ndabizi, nayikoze ari video igamije kwigisha abantu, ariko nyine ni YouTube ntiyatubera fair, ariko twayoje kubikosora. Yes, ugerageza gukora password nyine iri strong cyangwa se ikomeye ku buryo buri muntu wese. Yes, umaze kubikora gutya rero ukanda hari handitse ngo ohereza. Wamaze gushyiramo imyirondoro yawe yamaze kuza, ukanda ohereza hariya. Cyangwa se ushaka usubira inyuma wabonye ko hari ibyo wibeshyemo, nk'indangamuntu ushobora kuyandika nabi, amazina ntaze, ariko hariya urakanda kohereza, kugira ngo konti yacu buriya ihite iba created cyangwa se ihite iba yahanzwe. Yes, ubu ahangaha konti yacu yarangije kugira guhangwa, byarangije kuba created. Ubu tugiye kwinjiramo dukoresheje indangamuntu na rya jambo ry'ibanga twakoze hahandi. Dushyiremo indangamuntu, dushyiremo ijambo ry'ibanga hepfo, then dukande kwinjira. Rero iyo umaze kwinjiramo bahita bakugeza ahantu, uhitamo aho bakoherereza ubutumwa. Wenda tukiri ahangaha urinjira, twandikamo ijambo ry'ibanga ryacu. Ibi ni ibintu byoroshye, rwose. Ubu ujye ukora pause aho umva utari kumva ubona twihuta, twebwe tuba twihuta. Ukore pause nawe ugende. Ahangaha rero bakugeza aho uhitamo twohereza ubutumwa, cyane cyane ni kuri telefone. Ni ya telefone tuba twashyizemo kare twakoresheje dufungura. Apfa kuba ari telefone ikwanditseho, yaba Tigo, yaba Airtel, yaba MTN. Niyo ushyiramo hari imibare bakohererezaho. Ni nayo mpamvu ahangaha nta muntu ushobora gusohora igipapuro cy'undi muntu, ntabwo byakunda pe.
kuko telefone bayoherezaho kode, telefone igomba kuba ihari yawe, iyo nimero ya telefone, then bahita baguha kode iza kuri ya nimero yawe ya telefone. Niyo mpamvu iyo ukeneye igipapuro cy'icyangombwa cy'ubutaka, simukadi ugomba kuba uyifite hafi, ntabwo igomba kuba iri kure, kugira ngo niboherezaho ya mibare tubone uhita uyibona nyine. Ubu ni uburyo bwo kurinda nyine amakuru y'abantu bwite, nta muntu ushobora kujyamo ngo abe yakibya igipapuro cy'undi, kereka ubwo hibye na simukadi n'indangamuntu byose, kandi sintekereza ko hari ibintu byapfa gushoboka. Yes, turandikamo rero ya kode baduhaye, twandike, iyo utayibonye ukanda hariya ntibabonye kode, bakongera bakajya kohereza. Ikindi, hari igihe kode yanga kuza, hari igihe kode zanga kuza, aba ari ikibazo cya system pe, bashyiramo kode bakakwereka ko yagiye, ariko kuri telefone ugategereza wapi. Yes, kode yacu buriya yaje, noneho ubu twageze ku rubuga rw'ubutaka tayari. Ubu konti yacu twayinjiyemo, hejuru urabona ko bahita bakwereka ifoto yawe. Icyo ukora hari, urabona hari utuntu tune tw'ubururu, hariya niho uhita ujya rero, hariya niho uhita ujya kugira ngo tube twareba bya bipapuro by'ubutaka byawe byose, bahita bakubikwereka, ukandika hariya, ukareba hariya handitse reba ubutaka bwawe, ubutaka bwose, bahita bakwereka ubutaka bwose ufite muri system, bwose nta na bumwe basize. Hari igihe rero ufite nka UPI ugasanga nk'akanimero kuri abafite amagitasi, ugasanga rimwe na rimwe nta karimo. Biriya bisaba ko wegera ushinzwe ubutaka mu murenge, akaba yagufasha gukemura icyo kibazo kugira ngo icyangombwa cyawe nawe kizakorwe. Yes, hano hari UPI, hari icyo ubutaka bukoreshwa, muri kubibona muri titre, hari ingano yabo kuri metero, hariya rero niho handitse ngo kuramo itayito cyangwa se kuramo icyangombwa, hariya harahanditse ngo reba amakuru, nyine izira ni titre, nanze kwerekana ama UPI hasi. Ndetse hasi iyo urebye usanga hari page nyinshi, hari igihe bakwereka uburiye hariya turi kuri page ya mbere, urabona hasi hahera page ya mbere bitewe n'ubutaka ufitemo, hari abafitemo kugeza nko kuri 5, ababona bafitemo ubutaka. Hariya rero uba ugiye kureba ibijyanye n'imisoro, wabonye hejuru ko handitse ngo ibigendanye imisoro, ugakandamo ukareba ubutaka bwawe niba busora, ukareba amafaranga busora, hari usanga ari 0. Ikindi kuramo itayito, hariya niho dukuramo nyine icyangombwa, hari uri kubona muri kara kabara k'icyatsi wowe uri kukabona, niho duhita dukanda bitewe na UPI dushaka, kuko hariya duhita tugira dusubira inyuma turebe wenda amakuru. Kureba amakuru rero nabwo ubukandaho, ukaba wareba ubutaka buherereye he, buhagarariwe nande, iki buragwatiriwe se, ese ntibugwatiriwe. Ibyo byose nibyo bakwereka, nibyo bagenda bakuyoboramo. Iyi video mwibuka niba igufashije kanda subscribe. Yes, aho ngaho rero uhita uselectinga ururimi cyangwa se uhitamo ururimo icyangombwa cyawe kiri buzemo, yaba Ikinyarwanda cyangwa se Icyongereza, ugahita ukanda aho ngaho handitse ngo reba itayito, then ugahita ukidownloadinga kigahita kibika muri telefone yawe, muri computer yawe. So reka nsoreza aha ngaha, nkwibutsa gukanda subscribe, gukora share mu magroupe, iyi video isangiza abandi bantu ubona yagirira akamaro. Video zacu naho ubutaha nakagaruka, njye nitwa Ngirumwami Samuel, bye bye, Imana ibarinde, ibahe imigisha no kuronka byinshi mwifuza, naho utaha, bye bye.